Reka nongeye kubasuhuzana nabaha ikaze kuri Property in Rwanda nk'uko bisanzwe uko bimenyereye aho dukomeje kubashyiraho amazu meza agurishwa. Uyu munsi by'umwihariko turano bita Kicukiro mu Kagarama, ahantu ugeze hafi bita nka Kamageni, ni hafi aho tuhafite inzu nziza ariko kugurishwa miliyoni 75, ariko ni inzu ushobora kuza mu gihe aba interese tukaba twakumvikana tukagukaturiraho amafaranga makeya ukabasha kwigurira ino nzu nziza nk'uko mubireba iri ahantu heza muri quartier nziza ituwe. Kuko ndaza kugenda bibereka ko neighborhood yaho na ahantu heza cyane wakishimira kugura. Ni inzu ifite ibyumba 4, toilette 3, kagira salon na salle à manger, kagira igikoni cyo mu nzu ndetse no hanze, ikagira negisi z'umukozi, ikagira parking hano mubibona imodoka 3 hano zajyamo nta kibazo. Ni inzu nziza nk'uko mubibona idekuye neza byiza cyane wakishimira gutura, ifite jardin nziza nk'uko mubibona. Ni inzu nziza cyane. So reka mbere kuko bimeze imbere hayo, wowe ushaka kugura ino nzu ushobora kureba kuri hasi kuri description mba nashyizeho, cyangwa se ukanyandikira cyangwa se ukamamagara kuri WhatsApp, wanyandikira ukamamagara kuri 078 76 83 973, cyangwa se ukabona hasi mba nagishyiraho description details zayo hasi, ushobora kurebaho ukareba. Kandi wowe ukijya hano bwa mbere ikamubwira ngo ni nguhaye ikaze, kandi wibuke gukanda subscribe ndetse na like n'ibintu byacu, nawe wabikunze ushyiraho comment na like ndetse ukoze na share bya byiza. So reka mbereke noneho tuvuye hano imbere kuko hano hanze mbagize imbere y'inzu, turebe uko hameze. Uko mu nzu hameze tukiva hano muri parking, ni inzu nziza ifite indabo nziza, nk'uko mubibona. Ni ahantu wakishimira kugura, ahantu waba hari karume hatuje, ifite neighborhood nziza nk'uko mwagiye mubibona. Reka mbereke imbere hano ushobora kuza ugashyira intebe ukajya wicara hano nka balcon yaho, hano ushobora kuhategura neza. Ni inzu nziza nk'uko muri kubona, ahantu heza cyane. Uvuye hano rero tudutangiye hano muri salo. Iyi ni salo, ni inzu nziza cyane ndayibatuye. Iyi nzu ndayigushimiye miliyoni 75, ukaza bikumvikana ugakatirwaho make, nabyo birashoboka waba interese. Iyi ni salo nk'uko muri kubibona. Ukiva muri salo tuzano, iyi ni salle à manger uko muri kwibona. Uru ni urukarabiro rwayo. Manje tuzano batangira icyumba cy'abashyitsi. Ni icyumba cy'abashyitsi uko muri kubibona, gifite akabati garde-robe kubibona. Ni ahantu heza cyane, wakishimira kugura. Icyumba cy'abashyitsi kikagira douche na toilette yacyo hano. Iyi ni douche na toilette nk'uko muri kubona. Ni inzu nziza cyane. Ni douche na toilette. Tukiva hano muri salle à manger tukomeza hano ukaza mu gikoni. Ifite igikoni cyiza cyane kinini, cyiza cyane, ndakibatuye nk'uko muri kubona. Ni igikoni kinini, ahantu heza cyane.
So reka dukomeza turebe ibyumba byacu by'inzu, turebe uko bimeze. Dushobora dukomeza hano, iyi ni korodori, tugakomeza hano mu cyumba cya kabiri. Ni icyumba muri kubona, buri cyumba gifite garde-robe ntabwo mwabibonye. Iyi ni garde-robe hano mu cyumba. Tuvuye muri iki cyumba cya kabiri, reka turebe icyumba cya gatatu hano muri korodori. Ibyumba bibiri hano bisangiye dushe na tuwarete. Reka turebe ikindi cyumba cya gatatu. Ikindi cyumba cya kabiri turimo tureba. Ibyumba bibiri hano bisangiye dushe na tuwarete, nkuko mubibona ngiye kubibereka. Raza, iyi ni tuwarete iri shared ku byumba bibiri cyangwa se ibyumba bibiri bisangiye. Uko muri kubibona, tuwarete ni nziza cyane. Iki cyumba nicyo cya gatatu gisangiwe na tuwarete na kiriya cyumba tuvuyeho kindi, bisangiye tuwarete imwe ari ibyumba bibiri. Kukibona, icyumba gifite garde-robe yacyo. Iyi nzu ni nziza cyane, ndabibatuye. Tukiva hano rero kureba icyumba cya gatatu, tugiye kureba icyumba cya kane aricyo master bedroom, icyumba cya nyir'urugo. Ese nyir'urugo ubundi aba mu kihe cyumba? Nkuko muri kubibona, iyi niyo master, icyumba kinini cyihariye gifite dushe na tuwarete yacyo. Ni kinini bihagije, icyumba ni kinini. Iyi master bedroom ikagira dushe na toilette yayo yihariye, nkuko ngiye kuyibereka. Ni hano, ifite toilette nziza cyane. Toilette nziza cyane ifite ibyangombwa byose bikenewe. Urabibona, ifite n'iyi dushe yayo, urabibona hamwe wagera uri kubibona. Ni toilette ya master bedroom. Reka noneho mbereke no hanze uko hameze. Hano ni hanze, amanegisi yayo n'igikoni cyo hanze, gifite dushe na toilette. Hano muri kubibona ni toilette kandi kumara hano. Iyi ni anegisi cyangwa se n'inzu y'umukozi. Hano amanegisi yayo nkuko muri kubibona. Aha ushobora gukomeza ugasubira ku irembo. Ni muri anegisi hanze mu gikari cy'inzu, hano ushobora kwanika imyenda yawe nkuko muri kubibona.